reka nkubwire akantu kari bugutangaza wenda bazatuma njya no kwisobanura kuko nzisobanura nta kibazo sibyo. Abatutsi barishwe sibyo, ntawe utabizi ntawe utarabibonye. Kuba barishwe rero ntabwo bishwe n'abahutu, bishwe n'abahutu n'abatutsi. Utibute niba utabyumva. Teodori wagiye gutanga interview i Butare wanga ngo baninde ntabwo uzi ko ari umututsi. Abatutsi bishwe rubi bicwa n'abahutu ndetse harimo n'abatutsi. Uko niko byumva kuko aho intambara yabaye ndi hano 15 hano i Kanombe, indege bayirashe ndege sibyo. Ubwo aho twari turi twahise tugwa mu kinye indege kuko yamaze kugwa. Umusirikari wari uharava ngo iriya ndege barayirashe. Twamenye ko ari Habyarimana upfuye mu gitondo, ariko ikimara kugwa nko mu minota 15 twahise twumva abantu bataka hirya no hino sibyo, bataka batangiye kubica. Icyo nashaka kubwira ni uko iyo ndege ikimara guhanuka sibyo, nakwira ko ahantu twari dutuye twari abahutu n'abatutsi twese badusohoye batujyana kuri bariyeri. Ariko kumwe uvuga ngo hari abantu bitwa ibyitso, hari abari bazwi bari no ku maresiti ko ari ibyitso by'inkotanyi. Navuga nk'umugabo witwaga Randuwari bahise bamurasa, cyerekana ko bamurashe ko ari icyitso. Umugore we n'abana ntacyo babatwaye. Bwarakeye abana bahungira kuri komine Kanombe, bagezeyo barabamenesha Timuta. Agarutse mu rugo abona nta mahoro ari buhagirire, ahita aza mu rugo sibyo. Uwo mugore bashatse kumwica abaturanyi, ni umugabo wamugendagaho nibagiwe izina rye mbamuvuze. Urumva we yashaka kumwica kubera ibyo basanzwe bapfa kugira ngo atware umutungo sibyo. Ubwo yaraje abaho, noneho batangira kutumenasa, noneho bakambaza ngo ariko wowe nturi umututsi. Jisita nawe umututsi, ariko icyanyijije nayo mfite irangamuntu yanditsemo Hutu. Ibyo tuzabigirira ikindi kiganiro cyabo. Nanjye batangira ko wowe nturi umututsi, abereka irangamuntu sigise wese kukishe. Abashaka ntibambaho bashaka kumwica kugira ngo batware inzu ye. Nicyo kibazo cyari gihari. Ndumva ari ikiganiro kirekire kubera ko tuzakurikizaho ikindi gice cya gatatu. Icyo nanjye kukubwira, kumwe twari twicaye turi kuri bariyeri, byageze aho ko intambara ikara b'abatutsi barimo, uwo bafite icyo bapfa akamugambanira ku ruhande. Abo twari kumwe witwaga Habyarimana uvuka ku Gisenyi, yagiranye ikibazo n'umuntu bari baturanye, atumiza interahamwe ziza tutabizi, tubona zirahageze. Abonye zije, umugore n'abana barabatema, ajya kwihisha, bajya kumushaka aho bari bari. Ariko ntiyazize ko yari umututsi, yazize umuturanyi we bari bari kumwe. Hamwe nakubwiye ngo barakubwira ngo nturi inkotanyi, noneho kugira ngo utabyumva, ariko utajya gusara wowe nturi inkotanyi. Ibyo bintu wabyumvise mu ibaruwa. Noneho kugira ngo utitwe inkotanyi nawe ukajya gusahura. Hari n'abategekwaga kwica kugira ngo berekane yuko atari abatutsi.